Waves Radio. Impuguke mu buzima nka Dr. Cindy Gerner zitangaza ko 80% by'abana bonka intoki kandi ko 1/2 cy'ingimbi n'abangavu bakomeza gushyira urutoki mu kanwa na nyuma yo kuva mu bwana. Ni ukuvuga barakuze. Ese biterwa n'iki? Kuba umwana yatamira urutoki akarwonka atari uko ashonje, wamugaburiye yewe yahaze neza akarenga agatamira urutoki, wabimubuza akakwanga, ndetse nyuma y'akanya gato ukongera ugasanga yarutamiye. Ese uku kubatwa gukomeza kuri bamwe na nyuma yo gukura kutizwa umurindi n'iki? Ese bikira bite kuwo byabanye akarande? Ibi nibyo ngira ngo nkubwire maze umenye icyo wafasha umwana cyangwa inshuti yawe igize imyaka runaka igitamira igikumwe, dore ko ari rwo rutoki rukundwa na benshi wagira ngo ruryoha kurenza izindi. Ndi Beato niyo mugabo, iyi ngiyi ni Kivu Waves. Konka intoki bisobanura iki? Konka intoki ni imyitwarire isanzwe ku bana bato, aho umwana yishyira urutoki mu kanwa akarwonka. Abaganga babyita non-nutritive sucking behavior, ko bivuze konka bitagamije kurya ahubwo ari uburyo bwo kwihumuriza, nk'uko tubikesha NCBI. Abana benshi batangira konka intoki bakiri no mu nda ya ba nyina. Ese konka intoki ubundi bibafasha? Impamvu abana benshi bakunda konka intoki ni impamvu zitandukanye, zaba iz'iterambere cyangwa n'iz'imyitwarire yabo. Dore zimwe mu mpamvu zibitera. Iyi mpamvu ya mbere ni ukwishimisha ndetse no kwishakira umutekano. Buriya abana benshi bakunda konka cyangwa se gutamira urutoki kugira ngo bumve batekanye kandi batuje, cyane cyane iyo bananiwe, bafite ubwoba cyangwa bashaka gusinzira. Indi mpamvu ya kabiri ni akamenyero ko konka, icyo bita sucking reflex. Urabizi ko abana bavukana akamenyero ko konka nk'uburyo bumwe rukumbi bubafasha kwinjiza ibibatunga mu mubiri, ni ukuvuga amashereka. Ibyo bituma umwana ashobora konka urutoki igihe hatari ibere, nk'uko yatamira icupa cyangwa ikindi kintu kimuri hafi. Aka niko kamenyero bita sucking reflex, ageze mu gihe ikintu cyose kimujyamo akinyunguse cyangwa se yonse anyunyuza. Impamvu ya gatatu ishobora gutera umwana konka urutoki ni ukwigira no kumenya imibiri yabo. Bavuga ko mu gihe cy'iterambere ryabo abana bakunda gushyira ibintu mu kanwa harimo n'intoki kugira ngo bamenye isi bakikije. Indi mpamvu ni ukurambirwa cyangwa kubura ikindi akora. Umwana ashobora guhitamo gutamira urutoki kuko yarambiwe ahantu cyangwa se yabuze ikindi kintu ahugiraho. Indi mpamvu ni icyo bita teething, kumera amenyo. Burya iyo umwana atangiye kumera amenyo, konka cyangwa se guhekenya intoki bigabanya ububabare bwa ya menyo ari kumera. Ibi bikaba ya mpamvu umwana muto ashobora guhoza urutoki mu kanwa. Ku bana bari munsi y'imyaka hagati y'3 n'4, iki si ikibazo gikomeye konka urutoki. Icyakora iyo bikomeje mu gihe kirekire bishobora guhindura uko amenyo cyangwa urwasaya rwe bikura. Indi mpamvu ishobora gutera umwana gutamira urutoki no guhekenya inzara ni ukubona mugenzi w'umwegereye nawe ari kubikora, bityo akamwigana. Ni ibisanzwe hose ku isi ko umwana yonka intoki, gusa hari abo bibera akamenyero bigakomeza no mu bukuru bitewe n'uko batabiciweho hakiri kare, birumvikana. Kimwe n'umwana muto, ibitera umuntu mukuru konka intoki birenda gusa neza, birenda kuba kimwe, kuko umuntu mukuru nawe akubwira ko ari ukwimara stress igihe ahuye n'ibibazo yumva adatekanye. Ikindi nyine ni akamenyero kakuze kuva mu bwana kuko batigeze babihagarika ngo babimubuze akiri muto. Ikindi ni ukwigunga no kumva nta mutekano. Iyo umuntu yumva adatekanye cyangwa atizeye ibimukikije mukuru, ashobora kwisanga yakoresheje uburyo bwamuhumurizaga akiri umwana, bityo agatamira agatoki akumva aguwe neza. Ibibazo byo mu mitekerereze nabyo yaba indi mpamvu, kuko bishobora kujyana n'ibibazo byo mu mutwe ndetse n'imyitwarire. Ese gutamira urutoki cyangwa konka intoki ubundi ko twavuze ko rimwe na rimwe ntacyo bitwaye, byaba bigira ingaruka? Nubwo nakubwiye ko atari ikibazo gikomeye ku bana bakiri bato, bigira ingaruka nyinshi gutamira intoki, kuko nko ku mwana ukambakamba cyangwa undi wirirwa akora hasi n'intoki, urabyumva ko atamira intoki zanduye ziriho amabacterie za microbe nyinshi, ndetse bigatera indwara ya bacterial infection yitwa Parodontia ishobora gutuma umujyana ku ivuriro rikwegereye. Iyo kandi umwana akomeje konka intoki igihe kirekire, bishobora gutuma amenyo asohoka nabi, agaterana nabi, ndetse n'urwasaya rugakura nabi.
Ikindi ni indwara zituruka ku mwanda nk'uko nakubwiye yitwa Palonencia. Indi ngaruka ni ukwangirika k'uruhu rw'intoki, kuko iyo yonka intoki bishobora gutuma uruhu rw'intoki rugenda rucika rukababara igihe umwana arimo aruhekenya, rukaba rwazaho n'utubyimba cyangwa ibisebe. Hari kandi ukugorwa no kuvuga neza. Iyo umwana akomeje konka intoki bibangamira igikorwa cyo kwiga kuvuga neza asohora amagambo uko bikwiye, kuko ibyinshi urabyumva atangira kubivuga anatamiye urutoki. Iyo umubyeyi atabyitayeho ngo amukurikirane ashobora gukura avuga uko bidakwiye. Kimwe n'umwana kandi, umuntu mukuru ukomeje konka intoki bimutera kwangirika no kuva ku murongo kw'amenyo, kuribwa mu rwasaya. Ibi bitera ikibazo cyo kudahekenya neza igihe afata amafunguro. Nawe kandi ahura n'indwara zo mu nda n'izindi ziterwa n'umwanda. Ingaruka zose zihuza n'umwana, gusa umuntu mukuru we hari indi ngaruka arenzaho bita kugira ipfunwe mu bandi, kuko atamenya igihe yatamiriye urutoki. Ubwo urabyumva yari mu bandi bimutera ipfunwe, ndetse bikaba byanabangamira imibanire ye n'abandi, haba mu rugo, mu kazi n'ahandi. Hari uburyo butandukanye bwo gufasha umwana cyangwa umuntu mukuru kureka konka intoki. Icy'ingenzi ni ukubikora buhoro buhoro, ukamufasha guhindura aka kamenyero. Ubundi byakabaye byiza umwana atarengeje imyaka 4 yonka intoki, yaba myinshi ikaba 5. Iyo irenze kiba cyabaye ikibazo gikomeye cyane cyo kwitabwaho. Umuti rero ni uwuhe? Guca umuntu konka urutoki, haba umwana cyangwa umuntu mukuru, ntibyoroshye, gusa hari inama zitangwa n'inzobere. Muri izo nama harimo kumenya impamvu abikora. Ni ukuvuga kumenya impamvu umuntu yonka urutoki. Banza umenye igihe akunda kubikora, urugero nimba abikora iyo arambiwe, iyo ababaye cyangwa ahangayitse, cyangwa nimba arwonka mbere yo gusinzira. Indi mpamvu ya kabiri, kumuhugishiriza mu bindi, kumuha imikino cyangwa kumujyana muri siporo, cyangwa kumutoza gusoma ibitabo, kumushakira ikintu afata mu ntoki akagipfumbata ku buryo atakirekura ngo abone uko atamira urutoki. Intoki ushobora kuzifunga nijoro igihe aryamye, ni ukuvuga kumwambika icyo twakita nk'agapfukantoki ku buryo atarabasha kuza gutamira intoki. Ikindi kintu, si byiza kumuseka no kumuserereza, ahubwo uramushimira igihe agerageje kubireka. Iyo ari umwana, si byiza kumuteza abandi bana ngo ni mu museke bamukobe wibwira ko ari byo bizatuma bicikaho, ahubwo uramwiyegereza ukamugira inshuti yawe, kuko gucika kuri ibi ngibi ni urugendo rukorwa gake gake. Neza neza ni nko kureka itabi, inzoga, imikino y'amahirwe n'ibindi byose bibata mwene muntu. Ibi ngibi byose nkubwiye byanze gukora, ushobora no kwiyambaza impuguke mu by'imitekerereze ndetse n'abaganga bakabijyamo bigakemuka. Ngayo nguko rero ibijyanye no konka intoki wumvise ko bitangira bisanzwe ku mwana, gusa bikarangira bibaye ububata nk'ubundi bwose, ku buryo bizamo n'impuguke mu mitekerereze n'abaganga b'inzobere. Wanumvishe uko wakwita kuwo byabanye akarande. Iyi ni Kivu Waves. Njye ndi Beato Niyomugabo. Komeza ugumane natwe.